Igitondo cyiza mbaye ikaze hano muri kiganiro cyacu Romate, hari haciyemo iminsi tutabasha kuganira mu kiganiro Romate, twagize weekend ibikorwa byinshi bitandukanye bituma tutabasha kubaha mu buryo buhoraho ikiganiro Romate. Imana yacu ibahe umugisha kandi twishimiye kongera kugaruka muri kiganiro cyacu Romate uyu munsi. Umwami wacu Yesu Kristo ahabwe icyubahiro. Reka dufatanyirize hamwe gushima Imana, tubwira Imana ngo warakoze kuturinda muri ibi bihe nk'Abanyarwanda, ukaturinda tukanyura mu bihe neza by'amatora, ntiyatugire imvururu z'uburyo ubwo ari bwo bwose, kandi uyu munsi twaba turi bazima dufite ituze n'umutekano. Umwami wacu Yesu Kristo ahabwe icyubahiro. Mwami mwiza, turagushima cyane kandi turakunezerewe, tuguhaye ikaze muri kiganiro kugira ngo uze uganirize imitima yacu, twumve ijwi ryawe, twumve icyo tubwira, kandi ibyishimo byacu bishingire ku kumenya, ibyishimo byacu bishingire ku kuba twaramenye inzira y'agakiza, ibyishimo byacu bishingire kuba tugufite. Ngwino ijambo ryawe tugiye gusoma uridusobanurire, ritwungure kandi tubone imbaraga muri ryo, mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Ikiganiro cyacu nk'uko bisanzwe ni Romate, njyewe ni Theogene Kayiranga, mbaye ikaze kandi no mu kiganiro Le Soir tugezweho na Bizimana Adrien, tubashishikariza kandi gukomeza gukurikira ijambo ry'Imana. Ntabwo navuga ko ari igihombo, ko ni umwanya muto cyane, iminota itarenga 10-15, ntabwo ari iminota myinshi yo kumva ijambo ry'Imana, hanyuma ugafata umurongo w'uwo munsi uri muri iryo jambo ry'Imana. Kristo ahabwe icyubahiro. Umunsi turasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel, ibice byawo 11 umurongo wa 32, aravuga ngo abaca mu isezerano azabayobesha kubashyekenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari, kandi abanyabwenge bo mu bantu bazigisha benshi, ariko hazaba igihe kirekire bicwe n'inkota n'umuriro, bajyanwe ari imbohe. Nibagwa muri ibyo byago bazabona gufashwa buhoro, ariko benshi bazifatanya nabo babariganya. Ariko bamwe muri abo banyabwenge bazitwa kugira ngo bacishwe mu ruganda, batunganywe, bere kugeza igihe cy'imperuka, kuko izaba igitegereje igihe cyategetswe. N'amagambo navuga akomeye cyane muri iki gitondo tugiye gusoma, n'amagambo umuhanuzi Daniyeli yerekwa ibihe bisatira imperuka, no mu gice cya 12 n'ibihe bisatira imperuka. Ni amagambo abantu benshi bakunda gusoma, ariko bagasoma umurongo wa 32 gusa, uko bavuga ngo abaca mu isezerano azababesha kubashyekenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakore iby'ubutwari. Ni ibihe navuga bikomeye, ibihe byo gukoramo iby'ubutwari ntabwo ari ibihe navuga byoroshye, ce n'est pas le temps ordinaire, ntabwo ari ibihe bisanzwe, ni ibihe ahubwo biba bibabaza umubiri, bibabaza ubwenge, bibabaza emotion, marangamutima. Ni ibihe navuga biremereye umuntu uwo wese. Abazakora iby'ubutwari ntabwo navuga ko ari abantu boroheje cyangwa se abantu basanzwe, ahubwo n'abantu bari rooted cyangwa se bashoreye imizi cyane mu ijambo ry'Imana, kandi bashikamye cyane mu kwizera kwabo, kuko abo ngabo bashyeshyenga, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, uwaca mu isezerano azabayobesha kubashyekenga. Ni ukuvuga ngo abandi bafata iby'Imana bakabifata minenengo, wa mugani w'Abarundi, bakabifata mu buryo bworoshye, wa mugani w'Abanyarwanda, bakasa nk'aho batabiha agaciro kabyo, ngo abo ngabo azabayobesha kubashyekenga. Nawe ntabwo azigera yenterivena mu byabo, niko umuntu ashatse yabisobanura. Ntabwo azinterivena mu byabo, kubera ko nabo ntabwo ibyo kwizera babishikamyemo, kubera ko nabo ntabwo ibyo kwizera babirambijemo neza, kubera ko nabo ntabwo ibyo kwizera babyishoyemo rwose ngo babyirundumuriremo, bivuga ngo data niwe twahisemo gukurikira iminsi yo kubaho kwacu yose. Ndagira ngo nkubwire ngo mwene data wo nkurikira muri iki gitondo muri Le Matin, ndagira ngo nkubwire ngo reka dufate kwizera kwacu tukwirundumurire muri Kristo, maze ibindi byose azadiringe nabyo, ibindi byose azabyimenyere. Niba ariko umuntu yakoresha ijambo ry'Ikinyarwanda, reka twirundumurire muri Kristo, reka tujyemo neza, maze ibindi Kristo azabyimenyere, maze ibindi Kristo azaba ari we ushaka uburyo ibyo ngibyo byose byasozwa, kandi bigasozwa
neza. Kubera ko impamvu nyinshi zituma tuva mu byiringirwa nuko tuba tuvuga ngo dukeneye kwicira inzira, ntabwo tuzi uko hano twasohoka, ntabwo tuzi hano uko byagenda, ntabwo. Muri uko kuvuga ngo ntabwo tuzi uko byagenda nibwo dukora amakosa, nibwo dukora ibyaha, nibwo turorongotana tukajya kwicira inzira aho zitari, tukaza tugarukanye ibisare, tukaza tugarukanye inkovu, tukaza tugarukanye ibibyimba, tukaza tugarukanye imibyimba y'uburyo butandukanye, kubera ko twakubiswe tugakubitirwa, kubera ko twaciye inzira umuremyi wacu atari yadutumyemo kunyuramo. Yari yatweretse inzira nziza ariko twebwe twihitiramo inzira yacu. Umurongo wa 32 uravuga ngo abaca mu isezerano azababesha kubashyekenga, ariko abazi Imana yabo bazakomera kandi bakore iby'ubutwari. Amen. Abazi Imana yabo bazarushaho gukomera kandi bamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Ukwifuriza kugira ngo urusheho gukomera mu kwizera kwawe, kugira ngo Imana igukoreshe iby'ubutwari mu bihe bigoye cyane. Ntabwo ari mu bihe necessairement biri sweet, biri favorable, ntabwo ari mu bihe biri pleasant, binejeje. Oya, ni mu bihe bigoranye. Abo ngabo ngo abazi Imana yabo bazakomera, kandi ngo nibamara gukomera bazarushaho gukora iby'ubutwari. Dushobora gukora iby'ubutwari twishingikirize kuri Kristo, dushobora gukora iby'ubutwari tuvuga ngo Kristo niwe mukiza wacu, niwe mwami wacu, ni wowe utubeshejeho, ntabwo ari twebwe twibeshejeho, ntabwo ari twebwe twiyoboye, ntabwo ari twebwe twishakira amaramuko, ntabwo ari twebwe twishakira imibereho, kuko hari igihe dushaka ubushobozi bwa buri munsi, agashakisha bikanga, ibyo ukora bigahomba, hanyuma umuntu akubwira ati nkwereke inzira tunyuramo, akunyuza mu nzira zamaguye, zimwe zimbi cyane zishobora kubashyira mu bifungo n'ibindi byose, ukaba watanye, ukaba wavuye kuri Kristo, ukaba wataye kwizera, ukamukurikira, hanyuma ugahura n'ingaruka zo kunyura inzira zimeze gutyo. Ndakubwira ati wabuze akazi, maze igihe usenga wabuze akazi, akagukurura ati nkwereke uko tubigenza, nkwereke uko tubikora, duce inzira z'ubusamo. Hari umuntu uha kashi akagushyiramo, hari umuntu muryamana niba uri umugore cyangwa umukobwa akaguha akazi, hari umuntu bigenda gutyo akaba kugushemo koko, kandi ugasanga ko birabaye, ukagurana agakiza kawe, ukagurana izo ndonke z'ejo z'uyu munsi bikarangira, hanyuma ugasanga ubaye impfabusa, ugasanga upfiriye ubusa Imana, ugasanga guhamya kwawe kubaye ntako, kubera ko waguranye akamanyu k'umutsima. Ukwizera kwawe wakuguranye akamanyu k'umutsima. Izina ry'Imana ryagawe ku bwawe. Abo rero bava mu masezerano bakarekura uko biboneye, bakarekura cyenyege nk'uko dukunda kubivuga, bakarekura uko biboneye, nabo bazababesha kubashyekenga, ngo ariko abazi Imana yabo ngo bazarushaho kugenda bakomera, kandi ngo nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Mwene data, iki gitondo Uwiteka akugirire neza, agukoreshe iby'ubutwari. Mirongo yindi twasubiye inyuma, wabonye ko hariho naho bizagira abo bantu bazakora iby'ubutwari bakaba bacwicwa, nabyo tugomba kujya tubivuga, kubera ko gukora iby'ubutwari bivuga kurwanya imbaraga y'umubi. Iyo urwanya imbaraga y'umubi, hari n'igihe birangira ubuzima bwawe burangiye, kubera ko warwanyije imbaraga y'umubi. Ndabasabira rero kugira ngo mukomere, mukomeze gukora iby'ubutwari, Kristo akomeze kubanezeza, akomeze kubafata ukuboko, abakomeze rwose mu kwizera kwanyu, kandi ibyiringiro byanyu bikomeze kuba ibyiringiro bitajegajezwa, ibyiringiro bitanyeganyezwa. Haleluya. Yesu nabanezeze, Yesu nabakorere ibyo mumwifuzaho, Yesu nabacira inzira, Yesu nabiyereke, Yesu nabakomeze, abakomeze kugira ngo tubashe gukora iby'ubutwari bene data, mu gihe nk'iki kitoroshye. Mu gihe nk'iki kitoroshye tugire kunyurwa, mu gihe nk'iki kitoroshye turusheho kumva Kristo aduhagije, mu gihe nk'iki kitoroshye turusheho kumva Kristo atubereye byose, twe kureba ibyo abandi baturusha, ahubwo turebe natwe ibyo tubarusha muri Kristo Yesu. Haleluya. Turebe Kristo wacu ko agwiriye muri twebwe, maze atunezeze, tumunezerwe, tunyurwe nabyo, tugendane isezerano rikomeye cyane rivuga ngo Kristo uri umwami wacu, uratunejeje, turakubashye, kandi tugufitiye icyizere. Yesu nakunezeze mwene data, nagushoboze, kandi aguhe ibihe byiza byo kunyurwa no kugira nawe wishimye, kandi akomeze no kwagura amarembo y'ibyiza, y'imigisha. Niyo mpamvu tugomba kuvuga ngo imigisha ni imigisha ije idaherekejwe n'ibyaha, itanyuze mu byaha.
n'imigisha ije ari Kristo ukomanza bati uyu mugisha umwana wanjye arawukwiriye nawe uhabwe. Haleluya. Uwiteka aguha umugisha kuko uwukwiriye uwuhabwe tunyuze mu manyanga y'ab'isi ba none, kugira ngo nawe udashyeshyengwa ahubwo uhagarara ushikamye kandi uri umuhamya w'ibyo Kristo akora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mwami Yesu, turagushima cyane muri iki gitondo cy'umugisha, turakunezerewe. Dushoboze gukora iby'ubutwari kugira ngo turusheho gukomerezwa muri wowe kandi turusheho guhamya rwose mu bihe bigoye. Duhe umunezero wo kunyurwa kugira nawe duciye bugufi tubone ibyishimo bituruka kuri wowe, kandi amagambo meza yawe n'ubuhanuzi bwiza burushaho gukomeza kutwubaka, kubaka imitima y'abizera mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Mugire umunsi mwiza, Yesu abanezeze kandi ibyishimo bye bikomeze kubagwiraho, imitima yanyu yuzuzwe ibyo byishimo, turusheho gusabana muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen.